rukundo rwawe Yesu we ntawarondora uko rungana Yesu we nashatse umunzani warupima sinawubona usumba ukwezi rusumba izuba n'inyanja ni wowe nabonye Yesu we intambara zanjye ni wowe uzirwanya uko zingana ushimwe 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 Mana we umutima wanjye urabyibutse Mana we fatikanyije n'ibizima kukuramya ndanyuzwe Mana we nuri nk'abantu Yesu we akunda abana ruko babahaye wewe wankunze njyewe ntacyo mfite unzana mu isi ku mugambi wawe Mana we uyindindiramo uyintungiramo uyimfashirizamo ndiho ku bwawe ndakomeye ndashikamye imiraba n'imiyaga ntibibura uramfasha umwanzi aritambika Mana we ukandwanirira suko ndi mwiza suko nkiranuka suko ndi mwiza ahubwo n'urukundo rwawe Mana we ushimwe umutima wanjye urabyibutse Mana we fatikanyije n'ibizima kukuramya ndanyuzwe Mana we kuva nkivuka wabanye nanjye Mana we urugendo rwanjye rw'ubuzima ni wowe ndukesha mu busore bwanjye wagiye undinda Mwami we mu rubyaro mu muryango Mana we none ndiho nitwa umubyeyi nk'abandi njye n'umuryango tuza gukorera twivuye inyuma kubw'amahoro dusendereje yuzuye umutima wanjye urabyibutse Mana we ineza n'imbabazi n'ibizima kukuramya ndanyuzwe Mana we umutima wanjye urabyibutse Mana we none fatikanyije n'ibizima kukuramya ndanyuzwe Mana we